ndakuzi mu kabyiniro ndakuzi mu rusindiro. Yo guys, urumva The Breaker. Peace ku bantu bose bakomeje gukanda subscribe kuri Media Breaker. None tugifite amakuru kuri Asinah. Asinah ni umuhanzikazi wahoze akundana na Riderman mbere yuko ajya muri studio. Bamaze gutandukana dore ko yaramaranye imyaka 8 yose bakundana, nibwo yagiye kuririmba, atangira kuririmba indirimbo. Aririmba indirimbo nka Do It, Game Over n'izindi nyinshi. Ni umukobwa ukunze kuranganwa n'udushya nyuma yuko atandukanye na Riderman. Kuri ubu ngubu yitabira igitaramo ari kumwe na Fireman muri H-Zone. Yari yambaye umwambaro wari umufashe cyane, wagaragazaga imiterere y'umubiri we kabisa. Abasore bari bitabiriye icyo gitaramo muri H-Zone ntago baguye neza, ndetse umwe muri bo yasimbukiye ku rubyiniro rwose atangira gukorakora. Asinah abigeraho anakora ku kibuno cye kabisa nk'uko bireba hano, bamukuye ku rubyiniro zahise. Asinah mu minsi ishize yashyize hanze video arimo arapekinga mu mazi, video yavugisha abantu benshi cyane, ndetse bamwe bavuga ko guhanga kwe no gukora ibintu byinshi yatangiye gukora amaze gutandukana na Riderman ngo yabitewe na deception yahuye nayo rwose, kuba yaranzwe na Riderman agafata umwanzuro wo gutwara umugore nawe babana ubu ngubu bita Farid. Ngo ni ibintu byababaje Asinah, ntabwo yabashije kubyakira. Wowe ubona Asinah gukora ibintu nk'ibi ngibi abiterwa n'iki? Ni deception cyangwa ni bya bindi by'abahanzi tu byo gusitara? So comment yawe, hit subscribe. Njye ni Debi, bye bye.